Muhima komera urakoze cyane kandi nibyirize bibi bya politiki umuntu aba bikeneye akamenya aho bigana. Urakoze cyane. Agomba kuba igitambo nyine yabijyagamo arindi bimutumye ni kazi ki mureki. Okay, usure burungi Muhima. Muhima uri gukoresha namba ebyiri ntago urabidusobanurira ko njya mbona amaposti menshi ushyiraho mbona wagira ngo uri Muhima. Ntago nzi niba ufite namba ebyiri hano muri groupe. Reka mbanze ngusubize gutya. hariho ikintu nigeze kuvuga ndababwira nti ntimuzigere muzana ibintu bya kera muri iyi groupe. Sinzi, hariho umusaza wahise atangira kuntuka ariko ntago nari mvuze nabi. Ntago uzafata amateka ya kera y'igihe abami bateraga bagatera igice runaka bakagifata bakacyomeka ku gihugu cyabo, hanyuma ngo bya bintu byabaye kera utangire kuza kubihindura, kandi nyamara harabaye ho nanone nyuma kuza kw'abazungu bagakata imipaka. Niba wumva ushaka kuzana ibyo, banza ugende i Burayi uvugane n'abazungu bagaruke imipaka bayisubiremo, kuko n'u Rwanda bakata imipaka rufite ibice rwatakaje. Haba kuri Uganda hari ibice batwaye, haba ku Burundi hari ibice batwaye, na za Tanzania na Congo. Ibyo ni ibintu byakozwe n'abazungu. Abami ko bari bateye bakagenda bafata ibice, ibyo bice abazungu ntago baje kugenda babisubiza ku bindi bihugu, igihugu cy'u Rwanda kikabihomba. None wowe urahangaha urimo urantuka, ndabona witakumbye wanditse ngo ndi umuswa. Umuswa ni wowe ucukura intuza imigina. Niba wanditse umuswa, niba wanditse umuswa simbiza ko wowe njya ngo uri umuswa uriya wibera mu migina, ko ndakeka ko ariho hantu uba. Ibintu rero by'ubugoryi nk'ubu ngubu by'ubwenge buke ukagira ukazana ibintu bya kera kugira ngo ukunde ubone uko utera impaka n'abantu. Niba warabuze akazi wazaje nkakwereka aho abantu bahinga, ko habuze aho bahinga, kandi n'ubundi uba muri Uganda yabuze ifite itaka ryinshi ryo guhinga, ariko ukajya ureka kwirirwa uza gutukana uvuga ubusa budafite ahantu buhuriye. Banza ubitekerezeho neza. Iyo audio navuze nubwo abantu bamwe batabyumvishije neza, ariko ni nkawe narababwiye nti ntimukazane ibintu bya kera mu bihe by'abami tutaravuka ngo abe ari byo muzana ahangaha. Ese ibyo ngibyo mubona tuzabihoramo? Ntabwo ibyo bintu dushaka kubihoramo. Abantu b'abazehe bagifite mu mitwe ibintu nk'ibyo ngibyo byo kuzana ibintu bya kera byo mu bwami bwa kera ngo mubizana ahangaha, abo bazehe narababwiye rwose ubwo ni ubuswa murimo. Turi mu isi y'iterambere, ntabwo dukeneye ibintu bya kera. None reka mbanze nkubwire, niba warize ka history gakeya k'i Burayi, wabonye i Burayi intambara z'isi zabaye, uhere kuri ba Napoleon Bonaparte ukuntu bagiye barwana, ukuntu za French Revolution ukuntu zabayeho. Ibyo bintu i Burayi ubu tuvugana hari icyo bita European Union, ibyo bintu babyikuyemo, ahubwo bari gufokasinga kuri present, ikintu bagezeho n'icyejo bazageraho. Ibintu imyijyane nk'iyo bayikuyemo. None wowe uri kuzana ibitekerezo bya kera ibihugu twakabaye tugenderaho kugira ngo bitubere icyitegererezo, bo bareba ubu n'ejo, ariko ibya kera ntago bakibirebaho. None wowe wibereye mu bya kera ntushaka kureba iby'ubu n'iby'ejo. Ubu se wumva nkawe kwera utari ahangaha uri uwo kuyobya abantu no kwirirwa uta umwanya w'abantu? None urumva umuswa arinda atari wowe wibereye mu migina, ngira ngo umugina kare udatera imbere uhamahuri naho wari uri kuva kera kugeza n'ubu. Reka nongere ngukeze mwami wacu. Nane gukora underline kuri message yawe ni benshi, nane gukoraho underline kuri message zabo, ndetse na ndeba Yunus uriya uvuga ikinyankore, uvuga ngo avuga ikinyarwanda ikinyankore cyangwa se ngo ikinyarwankore.
ikinyarwankore ikamenyeka nkite ikinyarwankore kuko ntago avuga ikinyarwanda ariko ambabarire ntago musuzuguye ariko namwe ko tavuga ikinyarwanda avuga ikinyarwankore nibyo uvuze tese intera ibi bintu ntabwo byo gucuruza ubututsi niba ibi mutabireka ibi bintu batabireka byo gucuruza ubututsi bizarangira bashyize ubwoko bwose bw'abatutsi mu makuba kandi biragaragara none nk'ubu ngubu dore uzi ko hari jenoside ikorerwa imaze imyaka hafi 35 twaravuze tugezeho turarambirwa noneho twakundi kwacu tutari consistency dusa naho twabiretse tujya mu bindi mu matiko yacu gutukana amazimwe noneho bigezeho noneho ko noneho ubu Trump nuvuga ati yajyanye igitekerezo cyangwa ajyanye jenoside idukorerwa yajyanye muri Security Council yuko abahutu barimo gukorerwa jenoside ni ibintu bikomeye ni icyaha gikomeye cyane barimo risobanura ngubu icyo Trump yakoze yafashe bariya ngo bise abatutsi abashyira muri equation cyangwa se muri equation yo kwisobanura mbese ibindi bari ahantu babashyize mu nguni yo gora bisobanura bati ntabwo twari jenoside twebwe abacika cumu urumva ariko iki kintu cyo gucuruza ubututsi bavandimwe reka tukiganireho ushize kukubwira mvuga nti ese ntutekereza ko ahubwo twagombye kuba tuvugira abatutsi badashobora kwivugira kuko biragaragara kandi ko abatutsi n'abari mu makuba bari bitwa bacika cumu nta n'umucika cumu n'umwe urimo nibyo bitirirwa n'uwabibitiriye ati mujye mugenda muva ko muri abacika cumu nimutabivuga tuzabamara none twabonye babikoze uko byamugendekeye ni Karasira yavuze ati njye ndi umucika cumu ahubwo ndi umushingwa cumu sinarokoye n'inkotanyi y'inkotanyi zaranyiciye mwabonyeho uko byamurangiriye buriya rero mwabonye uko byarangiye buriya rero mbagiye nkubwire mwami wacu uko ubwire yuko abatutsi 99% bose batekereza nka Karasira buriya Karasira ni image y'abatutsi bose bitwa abacika cumu ikindi kibikwereka nabyo twiye kubigana nkubwira nti ari amashyirahamwe y'intutsi reba hariya n'ahantu abatutsi bicaye nk'abatutsi bavuga tugiye gushyiraho amashyirahamwe aturengera nk'abacika cumu no barayashingiwe bategeka kuyayoboka babahuda ihenda abana noneho nyine bakoya cyakimishe jenoside yakoramo isupu y'indagara n'ubunyobwa barisha ubugare honyuze hose jenoside yakorewe abatutsi ariko bene yo nta kibamariye ahubwo bene yo ibashyira mu makuba abayikoreye bashyira mu makuba noneho ikindi nuko kiriya gicuruzo cy'ubututsi mpamvu kidashoboka ahubwo gishyira abatutsi mu makuba nuko bavuga yuko interahamwe zari imputu ariko ntabwo interahamwe zari imputu hari naho uvuze tese Jeannette ko ari interahamwe ariko Jeannette ari interahamwe ise yakoraga no muri Rwasiri akatirwe Rwasiri yenda abakiri bato ni nka DMI y'uyu munsi cyangwa se NSS y'uyu munsi urumva bo n'umukobwa we Jeannette Nyiramongi bose bari interahamwe ikindi tubereka yuko interahamwe zitari imputu n'ikimenyi zari zowe n'abatutsi burya kandi mu gihugu hose nkuko hari umuntu atubwiye ati ubwo ko bihindisha yize kuvuga ati ntago twebwe inkotanyi ntago ari intutsi ati n'ikimenyi zari zowe n'umuhutu yes nose kuko inkotanyi zari zowe n'umuhutu tukavuga ati nibyo bityo inkotanyi ntago ari intutsi interahamwe zari zowe n'umututsi uyu munsi bakavuga ati zari imputu zaburiho kwica abatutsi numva ko abatutsi bishe ba nyina yes abatutsi bishe ba nyina kandi nako bimeze twabonye abatutsi bica ba nyina muri ya kontesi y'ubututsi nyine twarabibonye nawe warabibonye nta mutabibonye noneho hari ikindi kibazo nge nkunda kuvuga cyangwa indi devoir nkunda guha abantu bose hano cyane cyane abahutu nta rugo na rumwe rw'umuhutu utari ufite umututsi mu rufunzo mu rutoki se mu rwina se mu gisenge se mu gikoni se mbese mu by'ukuri abatutsi tureba hariya bitwa abacika cumu ababarokoye n'abahutu interahamwe na fare ndetse na leta y'abatabazi noneho bahita ubona ko itekerezo bavuga ngo interahamwe zakoze jenoside ahubwo interahamwe arizo zarokoraga abatutsi aho iki kintu cyo gucuruza ubututsi bisaba ko bakoresha interahamwe nka narrative yerekana ko abatutsi bakorewe jenoside kandi bakayikorerwa n'interahamwe kandi izo nterahamwe zikaba ari imputu ariko interahamwe ntabwo ari imputu muvandimwe urabibwiye teza Jeannette ko ari interahamwe we ko batamufata ise murefu se ko yari DMI cyangwa se Rwasiri ko batamufata donc naho ngaho ikibazo kiri nkavuga ni iki gicuruzwa cy'ubututsi ahantu kizajyana ubwoko bw'abatutsi ntawe uhazi kandi ntabwo ari heza baye ibintu biri barwana n'abapfu barimo barwana zijyanye zo ntashingurwe ngo ni umujenosideri yakoze abatutsi ariko
nta cyaha na kimwe cy'ubujenosideri Zigira Nyazo yakoze. Ese ubundi muri ya kontesi y'ubututsi buriya ninde urusha ubututsi Zigira Nyirazo? Kariho mbabwira ngo twarapimye ngo amazuru ngo imisaya. Hari umututsi urusha Zigira Nyazo imisaya? Hari umututsi se urusha Zigira Nyazo uburebure? Hari umututsi se urusha Zigira Nyazo amasoso? Hari umututsi se urusha Zigira Nyazo amazuru maremare? Murabibona mbabwira yuko ibyashara by'ubututsi niba tudatangiye kubirwanya ngo tubwire abatutsi ko nabo tuvugira barimo, kandi nabo kagomba gutinyuka bakivugira. Hari umuntu wabaciriye inzira, umwitwa Karasira yabaciriye akanzu banyuramwo bose. Karasira yagombye kuba imaje ntutsi yose, bakabwira inkotanyi bati ntago mwaturokoye, ntiturabacika cumu, turabaterwa cumu, ahubwo mwaratwiciye, ntimwaturokoye, mwaratwiciye. Inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro Impirimbanyi Muhima, reka mbanze mbasuhuze ngira nti Imana ni nyambere muri byose. Nk'uko bisanzwe rero, uyu munsi ni cya kiganiro cyagenewe amateka, aho turebera hamwe uburyo ki umugambi wa Paul Kagame wo kwigarurira, kwica no kurimbura amoko mu karere k'ibiyaga bigari ari umugambi muremure watangijwe n'abasekuruza babo, kwigarurira impugu zategekwaga n'abami b'abahutu no kuzitsemba, agamije kwimakaza ubwami bw'ingoma karinga yarazwe n'abasekuruza babo. Ariko kandi nanone ubwo buryo yagiye akoresha kenshi bwarimo kugambana, amarozi, gushyira ibyitso bigamije kujya kwigira abagaragu b'intasi, ariko umugambi wajyanye ari uwo kwegeranya amakuru agamije guhitana no kurimbura ubwami babaga bashaka kwigizayo, ndetse no kwigarurira ubutaka bwabwo. Nk'uko rero twabibonye mu bice byatambutse, uyu munsi tugiye gukomereza ku gice cya 21, aho turebera umubano wari hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'Ubugesera. U Rwanda kari agahugu gatoya, Ubugesera kikaba cyari igihugu gikomeye cyane kandi kinini, cyari cyegeranye n'ibindi bihugu bikomeye nk'uko tuza kubireba. Njyewe rero ubategurira kino kiganiro cy'amateka ninjye Impirimbanyi Muhima, nk'uko bisanzwe nimuve ku ndangururamajwi yanyu. Umubano wari hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ubugesera. Ku ngoma ya Mibambwe III Sentabyo, Ubugesera bwari igihugu gikomeye kandi kiruta u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ubugesera bwavaga ku musozi wa Kigali bukagera i Ngozi n'i Kayanza mu Burundi. Bukaba rero bwari igihugu gikomeye u Rwanda rutatsindaga. Ingoma ngabe yaho yitwaga Rukombamazi, dore ko ni igihugu cyaho cyari cyuzuyemo ibiyaga, ibidendezi by'amazi n'imigina byinshi n'inzuzi nk'Akanyaru n'Akagera zikizengurutse. Igihe kimwe rero umwami w'u Burundi Ntare Rugamba atera Ubugesera arabuyogoza agira ngo abwigarurire. U Rwanda rubibonye gutyo rubona ko Burundi nibwigarurira Ubugesera ari umwanzi w'intege uzaba ugeze ku mutima w'u Rwanda, kuko Ubugesera bwageraga ku musozi wa Kigali. U Rwanda narwo rufata umugambi wo gutera Ubugesera buturutse mu majyaruguru, u Burundi bwo bwari bwaturutse mu majyepfo, bigabanya Ubugesera. U Rwanda ruhera mu majyaruguru, naho u Burundi buturuka mu majyepfo, bityo batera bombi Ubugesera, bigabanya Ubugesera. Batyo ingabano z'u Rwanda n'u Burundi ziba aho ziri ubu ngubu, aho buri wese yigaruriye ateye Ubugesera. Ingabo z'u Burundi zari zigiye gufata Nsoro, ariko baramubura, bayoberwa aho abacikiye, kuko yahise ahungira mu Gisaka. Abarundi babonye bamubuze bati aranyise, ari byo kuvuga ngo ararigise. Nsoro Nyamugeta abonye atsinzwe yavuze amagambo akibukwa n'ubu ati ndagiye ariko nzagaruka hashize imyaka ingana n'amasaka yuzuye igitebo. Mu yandi magambo yarashatse kuvuga ko ingoma ye irangiye burundu. Ubwo yari amaze kubona ubuhungiro mu Gisaka, byamwanze mu nda, yumva ko agomba kuza kubohoza igihugu cye, niko gutera ingabo z'u Rwanda, ahubwo noneho afatwa mpiri. U Rwanda nirwo rwanyaze ingoma ngabe Rukombamazi
n'imfizi rushya aricyo kimenyetso cyari cyemewe n'amategeko mpuzamahanga yo mu bwiru y'icyo gihe yavugaga ko igihugu kiba gitsinze burundu, ikindi ari uko kicyambuye ingoma ngabe yacyo. Ubwo rero Ubugesera bwari butsinzwe burundu n'u Rwanda, atari u Burundi nk'uko byaje kugenda ku ngoma ya Rwabugiri, u Rwanda rutsinda burundu i Gisaka kuko ariho rwashoboye gufata ingoma yacyo rukurura yari yarahishwe, ariko i Gisaka kikaba cyari cyaratsinzwe n'ingabo ku ngoma ya Rwogera. Nyamara n'ubwo u Rwanda rwari rwaratsinze Indorwa ku ngabo ku gihe cya Kigeli wa gatatu Ndabarasa, ntabwo rwigeze rubasha kunyaga ingoma ngabe yabo yitwa Murorwa. Umwiru wari uza wihishe yitwaga Rukomba yemera gucanirwa ku rutare rwa Ngarama no kurushiririraho aho gutanga ingoma y'iwabo. Urwo rutare bamushirijijeho ubu barwita ibare rya Mugaragu nk'uko bivugwa mu mbyino y'urukerereza. Uwo Mugaragu rero barwitirira ni Umusuka mwene Nkunzuwimye umwe ubu ngubu abaruturiye, ariko ngo byaturutse ku bantu yahaye inzoga baramubyinira barahimbarwa, noneho bamutura urwo rutare nk'aho ari urwabo. Nguko uko abantu basiga amateka bakitirirwa ibintu bihoraho kandi bo bagapfa. Umubano hagati y'u Rwanda na Gisaka, nk'uko murangije kubibona hano ku gice cyabanje, tubona umubano utari mwiza hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'Ubugesera. Aha tukaba noneho tugiye kureba umubano wari hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Gisaka. Umuntu atangiriye ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba, tumubona ashyingira mushiki we Robwa i Gisaka, bikozwe na nyina na basaza be baganjije Ruganzu utarabishakaga kubera umurage wa se Nsoro Samukondo wavugaga ko atazigera ashyingira i Gisaka umukobwa we, kuko mu bwiru bw'i Gisaka bwari buzwi ko u Rwanda bwavugaga ko umwami w'i Gisaka uzatsinda u Rwanda akarwomeka ku Gisaka azavuka ku mwami w'u Rwanda. Bashyingira Robwa mu Gisaka, abanyagisaka bumvaga inzozi zabo zigiye gusohora. Kandi twibuke ko i Gisaka aricyo cyonyine cyasigaye hagati kitayoborwaga n'inzu n'abanyagihanga nk'uko twabibonye hejuru, bityo kikaba nacyo cyarumvaga kigomba kuba cyayobora u Rwanda. Bigaragara neza ko hano igihugu cy'i Gisaka kitari cyoroshye, bombi bumvaga ari intwari zikomeye, kandi Gisaka cyari cyaranze kiranangira yuko kitazigera gitegekwa n'aba banyagihanga. Kugira ngo Gisaka rero kitazatsinda u Rwanda, umwami w'u Rwanda Ruganzu Bwimba yabujije Robwa kubyarana n'umwami w'i Gisaka, inda ayikuramo. Abanyagisaka babibonye bafata umwana w'inda akuyemo bamushyira ku muzinga wavagamo inzuki zajujubyaga ingabo z'u Rwanda iyo zabaga ziri mu mirwano n'igihugu cy'i Gisaka. Ariko ku ruhande rw'u Rwanda narwo rwari rufite ubwiru buvuga ko umwami azabumbira i Gisaka n'u Rwanda hamwe ari uzakomoka ku ngoma y'u Rwanda n'iya Gisaka. Ruganzu wa mbere Bwimba ubwe kandi yatabariye ingoma y'u Rwanda ajya kugwa mu Gisaka kugira ngo amaraso ye azatume Gisaka kitazatsinda u Rwanda. Ku ngoma zakurikiye byagiye binanirana kugera kuri Kirima wa kabiri Rujugira, niwe warongoye Rwesero umukobwa w'igikomangoma cy'i Gisaka. Kuri iyo ngoma ya Rujugiro niho kandi u Rwanda rwarwanya intambara zikomeye zitari zarigeze zibaho ukundi. Iyo ntambara